mpita ninjira ko nagiyemo nsanga nyine yararanyemo n'undi mukobwa ntago mbizi gusa nta mpamvu n'imwe yashobora gutuma umuntu aguca inyuma mu byumweru 2 mugiye kubana nuko byarabaye byararangiye kandi ebana yarambabaje nyine yakinnye nanjye ariko bw'amahirwe bumeze neza kandi akomeye cyane aho dukurikirana uri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi manongera kuguha ikaze no kugushimira ko udahwema gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV. It's your boy Patrick the Entertainer. Aho dukurikirana uri ushobora kuba ari mu gitondo ari saa 6 cyangwa se ku mugoroba bitewe n'agace uherereyemo hirya no hino. Tugarutse muri stories zitandukanye ariko mbere ko dutangira story yacu uyu munsi eka mbanze mwibutse ko tuba turi kumwe na Body Max Fitness. Barakubwira ko niba wifuza kuba physical fit ugakora umubiri wawe ukagabanya ibiro cyangwa se ukabyongera tubigufashamo. Dufite gym nziza cyane irimo abatoza b'abahanga, dufite sauna de massage, dufite swimming pool ku bantu bikundira koga. Ni mu Giporoso niho duherereye usa n'uwerekeza i Kanombe winje muri top kati umoso bwawe ubugeze kuri Body Max Fitness cyangwa se ukanaduhamagara kuri 0788 35 nitwa Patrick nabikubwiye ngo ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Turi kumwe n'umwari murimo kubona kuri screen wazi kumenya ni muntu ki ni yestoraje kuba dusangiza. Turaza gutangira tumuha ikaze tugwa ikaze kuri Yawe TV. Murakoze cyane. Muri amahoro? Ni amahoro. Amakuru y'imesi? Ni meza. Wibwira abantu gute? Wowe umeze ute? Nanjye meze neza. Wibwira abantu gute? Nani hose? Nibwira abantu gute? Amazina se? Yego. Ni nk'ibisanzwe nitwa naga amazina ajya ahinduka rega. Nitwa Salima. Nkomoka i Rwamagana. Yego. Nkaba i Kigali. Yego nkunda umuntu female ufite umwana. Okay, Salima niwe tujye kuba twiganira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Urase kuba umenya andi makuru atandukanye yihariye kuri Salima. Nuko nko kubwira umuntu gusa cyangwa se hari indi story biri mu buzima bwawe urenza aho umaze kubwira umuntu amazina yawe nuko uri mu female? Sibyo. Umuntu warekeye mu buzima butandukanye hari biba byaramubayeho bitandukanye. Ushobora gusangiza abantu bikaba byabafasha bitewe nuko nawe ushobora gusanga nabo byarababayeho cyangwa se bikababira n'isomo kugira ngo utanibaho bazamenye uko bitwara. Okay. Yego buri wese agira ibyo anyuramo mu buzima kandi deni urumva aho umuntu imyaka aba afite ibyo yaciyemo. Yego. Ntabwo ari myinshi cyane ariko ibyo umuntu aba yarabonye biba bihagije bitewe n'umuntu ku giti cye. Nkundana n'umuntu tukundana igihe kitari gitoya. Yego. Turakundana nkiri umunyeshuri ngeraho nyine dukundana cyane. Umva turakundana mujyana mu rugo nawe njyana iwabo tugera aho dupanga no kubana. Ubwo rero warangije mu kwiga ariko? Ngaho ni narasoje kuko twakundanye nyiri umunyeshuri. Ubwo njyana iwabo aranyerekana nanjye ndamwerekana tubibwira ababyeyi teranya imiryango. Tugera dupanga ubukwe. Noneho agatari kwa rukuntu ukundana n'umuntu tugikundana nyiri umunyeshuri nabonaga nta kibazo ako ubwo nyuma nyine nkabona umuntu atangiye guhinduka ako nyine kubera urukundo ntabwo byitaho ukabyihanganira. Urukundo nyine rukuntu ruguma gutya ibintu n'ubyiteho cyane. Rimwe n'imwe namuhamagara nkumva ntayifite, namuhamagara nkumva yitabwe n'undi muntu, namubaza se umuntu wanyitabye n'undi akambwira ko ari sister we.
noneho ngo nyine ko twakundanaga icyo gihe cyose navuga ati umuntu uko byagenda kose ntabwo yambeshya ngo dupanga kubana dushyiraho n'itariki y'ubukwe noneho hashize iminsi ndamuhamagara telefone ye irananira ubwo ni muri icyo gihe murimo gupanga ubukwe twari twashyizeho itariki y'ubukwe ndamuhamagara telefone ye irananira ndangije avuga se umuntu twiriwe tutavuganye twari tutavuganye dufitanye gahunda nyine urumva umuntu w'umama ufitanye umushinga ukomeye ndangije ndavuga ko njye kumureba iwe mu rugo ubwo naragiye nsanga harakinguye ndinjira nk'ahantu nyine uba wisanga ku mukunzi wawe ndinjira icara muri salo ndamuhamagara numva ntabwo ari kwitaba wageze iwe se wagiye iwe utamubwiye se naramuhamagaye kuri telefone ye ntiyanyitaba ndavuga guhera nijoro umuntu adafata telefone ndamuhamagara ntiyanyitaba ngiwe kumureba ngezeyo nicara muri salo ndavuga numva abantu bari kunyumva wasanze hafunguye se nasanze hafunguye nyine bigaragara ko hari abantu noneho njya mu cyumba kimwe nsanga nta muntu urimo njya mu gikoni ndebe se nihari ubwo ndamubura tangije nibwo nagiye mu cyumba nyine nkingura urugi numva rurafunze ndakomanga numva nyine ntabwo bari kuvuga ndongera nsubira muri salo y'iminota nk'icumi ariko nyine umutima ukomeza kumbwira ati ibintu ntabwo biri sawa nyine ndagenda ndakomanga cyane ku cyumba ari nyine numva avugiyemo umuntu ndabona se wakinguye tukavugana ngo genda ngo ndaza kukureba iwanyu ariko akubwira none icyo gihe mwaravuganye icyo gihe twese tuvugana ariko ari mu cyumba batarakingura yego ndabona ni se wakinguye basi ukamvugisha gataha nta kibazo aranga hano umuntu wanze gukingura uko byagenda kose ntabwo biri amahoro nanjye ndamwihorera kuko nari ndi muri salo ndagenda nicara muri salo ubwo ndamutegereza noneho hashize nk'iminota nka 40 nacecetse nyine nigira nk'umuntu udahari wagiye ndangije ndamubwira numva nyine umuntu atangiye gukingura ntamaguruka uri muri salo ndi muri salo ntamaguruka ndajyana mpaga ruhande rw'icyumba ariko mu kuhaguruka hari vaze yari hari yahise isa nk'ikubise hasi nyine wetumva ko akiri umuntu aravuga ngo n'ubu nturagenda ndaceceka n'ubu nturagenda aceceka ahita akingura nyine akinguye mpita ninjira winjira mu cyumba cye mpita ninjira ubwo nagiyemo nsanga nyine yararanyemo n'undi mukobwa noneho uwo mukobwa we nyine njye twari tuziranye ari umushuti wanjye tu tangije ndabareba ndaza se niyo mpamvu bambwiraga nahe tangije arambwira ati oke ese ko nakubwiye utahe ntutahe nasi ibi nibyo niyo mpamvu abwiraga ngo nahe deni nyiri icyo gihe n'ikintu ushobora kubona uvuga urabireba ukabona umukobwa muziranye ukabona
uwo mugabo wese yarazi ko umusore musanzwe mukundana icyo gihe cyose, umukobwa azi ko mukundana byose. Umusore yaramuzi se ko umukobwa ari inshuti yawe? Yarabizi nyine ko tuziranye. Ntabwo twari inshuti cyane, ariko nyine twari tuziranye, nawe babizi ko dukundana, tugiye no kubana. Noneho kenda ataha aza kundeba mu rugo, ahangaha mbabarira ibintu nk'ibyo. Ndangije ndamwihorera. Hashize iminsi nk'itatu, anje arambwira ndagushaka, ikindi kintu nshaka kukubwira. Ndamubwira nti se hari ikindi kintu waba warambeshye ukeneye kumbwira? Arangije arambwira, turagenda duhura ahantu muri cafe i Remera. Wari waramaze kumubabarira se? Oya nyine yarambwiye ngo ndagushaka. Nanjye ndavuga ati nanjye ngomba kumubwira nyine ikindi ku mutima. Nanjye ndavuga se umuntu utangiye kunca inyuma tutabari abana, nitubana bizagenda gute? Noneho ngenda ahita ambwira ati ikintu nshaka kubwira, ariko nyine nkumva mfite ubwoba. Arangije aranyicaza dusangira ikawa. Arangije arambwira ati uriya mukobwa rero wasanze mu rugo. Mutega amatwi. Ati nyine kuko umukobwa yari afite umwana, atambwira nyine ngo uriya mwana afite n'uwanjye. Nyine sinari nzi ko yanabyaye, yari yarabimishe. Nani se uriya muntu mfashe muryamana, nsanze afite umwana. Nta kindi nakoze, ndamubwira ati nta kibazo, gahunda zose njye nawe twari tuzifitanye uzihorere. Nuriya nasanze muryamanye nyine wabimukorera nawe arabikeneye, mukaba famiye, njye nkareka kubivangamo. Genda gutyo mpita musiga muri cafe nyine ndagenda. Wowe n'icyari kikuri ku mutima ntabwo wigeze ukimubwira nyuma yo kukubwira? Urumva nyine ubwo nta kintu kimwe, nyine urumva byose ni nkaho yari abirangije. Ese yabikubwiraga wasa no gusaba imbabazi? Yabikubwiraga muri restaurant? We nyine urumva yari yarabuze avuga se nzamubwira, kuko nk'ibeshya umuntu ikintu kingana gutya imyaka 7 ukamubeshya ko umukunda nta mwana ni we wenyine, nyine ibintu by'abantu bakundana. Tate yahise avuga ati kambimubwirire rimwe. Uyu mutipe utinyutse no kubimbwira ari seriye. Kenda abana rero basi nimwibanira, ariko nyine birababaza. None se nyuma yuko kubwiye gutyo wamufasha guca inyuma, hanyuma none yakubwiye ko afite n'umwana, yakubwiraga ko akigukunda? Yakubwiraga ko ari accident yabaye? Nyine we yarambwiye ati barabyaranye. Aho muri uko kubyara nawe na gahunda nyine yari afite yo kumushaka. None ariko ni ibintu ndabase ko ari ibintu bisanzwe ko umuhungu abyarana n'umukobwa bakaba batakinafitanye communication. Iyo ubimbwira none ariko ntabwo ari ibintu byahuriranye kugira ngo muhite muryamana. Si n'ibintu byahuriranye kugira ngo umbwire ngo ngende. Mva nyine sindi kubyumva, mva umutwe urandiye, uvuga ati okay nsohoke ngende. Ariko abantu numvaga nge nabirenzaho. Abantu bakundana kugira ku rwego rwo kuvuga ngo twabana n'itariki y'ubukwe bakayibona, umuntu yakibaza ko ikintu kibatandukanye kiba ari ikintu gikomeye. Umuntu akibaza ngo iyo myaka yose mwakundanye wari utaragiye umenya ibyo bintu? Wari iyo myaka yose mwakundanye mukagira naho umwereka ababyeyi, mukagira naho mufitamo itariki y'ubukwe, wari utaramenya ko ari uko nk'uko ameze? ntabwo nari nzi ko ari ibyo nyine. Urumva nanjye nakuba nabibonye uwo munsi, navuze se nsanzwe muhamagara ngo buke ntaravugana nawe, then uhita umuhangayikira hari ikintu cyamubayeho. Kangiwe mu rugo murebe, noneho wagira ugasanga harafunguye,
nugera mu rugo umuntu nta kibazo afite ari kuvuga ngo genda ndagusanga iwanyu then urumva ntabwo wagenda utekereza ibindi bintu mu mutwe avuga okay ndaguma hano noneho igihe we yumva ashaka arakingura ariko yari nk'amahirwe Imana imaye kugira ngo inyereke uwo muntu umenye uwo ari we then umuntu ugukunda ntabwo aguhisha arabikubwira nese uwo mukobwa we niba mwari inshuti yaratarageza akubwira ko afite umwana ntabwo yari afite umwana oya yaramufite ariko ntabwo nyine wakita kumubaza ngo papa we ninde ntabwo twari inshuti cyane twari n'umuntu nyine muziranye aho waza ngo papa we ninde ngo yinjire mu buzima bwe cyane wenda yaza kuba ari inshuti yanjye cyane nari kumubaza rero umuntu tuziranye ariko nyine mbizi we kamufite umwana w'imyaka 7 kandi njye twari tumaranye hafi imyaka hagati y'8 n'7 urumva abana babikoze n'ubundi dukundana haburaga igihe kingana kimwe umukoro ubukoze icyo gihe haburaga ibyumweru 2 hanyuma none ababyeyi bari bategereje ubukwe urumva mu byumweru 2 ushobora kuba n'inkwano bari barazibonye ubabwira ngo noneho buri kintu cyose mu byumweru 2 kiba gitunganye kiba kibura ni uguteka ibiryo yego kore kabisa ntabwo biba byoroshye ikintu kiba kibura ni uguteka ibiryo na keke byonyine ari ahantu hose uba warahishyuye n'ibintu byose umukobwa akenera agiye gushyingirwa uba bifite ari ikibazo nayo nsigaranye n'ikibazo kimwe ni bisobanurira ababyeyi ndagiye imbere y'ababyeyi ubwe mbateranye ngo nta bukwe bukibaye ku yihe mpamvu ndabibabwira ku yihe mpamvu ndamubwiye ngo namufashe ngo ari muri ibi n'ibi gusa ku bw'amahirwe naragiye nyine ko mama wanjye ni inshuti yanjye cyane turaganira buri kimwe kandi abasha kunyumva naragiye ndamubwira ati nshaka kubwira araza ndabanza ndabimuganiriza ati wa muhungu byagenze gutya na gutya ariko nawe abanza kutabyumva neza ndangije kuko icyo gihe mbasangana naranabafotoye amafoto ndayamwereka noneho anje ambwira ati okay nuko byagenze nyine biramubabaza anje ambwira rero ubwo tukwiye kubibwira ko mu cyumweru gikurikiyeho hari inama ya famiye avuga ati ubwo iriya nama ntabwo tugomba kwihagarika tugomba kuza tukababwiza ukuri ko ibintu gahunda zimeze ubwo nyine baraza njye numvaga nyine ntari bubashe no kubageramo ngo ngende mbibabwire ni wowe rero uze kubibambwirira numva mfite imbaraga zihangeza ndaza nta kibazo aragenda nyine arabibambwirira barabyumva nyine umwana wabo ntabwo bamubwira ati genda usanga uriya mugabo umeze gutya ababyeyi bamaze kubyumva rero ubukwe burahagaze hakurikiyeho iki wa musore yongeye kukuvugisha oya itakurikiyeho amatiku yanze umuhungu ibintu byinshi nyine by'abantu nabyo urabizi ko amagambo abantu bavuga uko byagenda kose nagahora kugiraho ingaruka uwo muhungu we nyine naramuretse akomeza ubuzima bwe nta kindi nari kumwe nta nubwo nifuzaga kumenya ngo yakoze iki ngo yavuze iki watoke nakora ubuzima bwe nanjye nkora ubwanjye ku bw'amahirwe bizakunda hirwe nyine kuko ntabwo nayo ngo mutuke ngo ngire neoya nubwo umuntu yakugirira nabi gute akiyo myaka yose nyine ko byagenda kose aba yarigeze kuba wa muntu ukeneye ikindi nayo gukora rero kitari ukumubwira nti komereza ubuzima bwawe kuko ntabwo urumva ntabwo wabana n'umuntu umeze gutyo ukubeshya kandi n'uwo mukobwa kugira bongere baryamane ni uko bari bakundana ariko bishobora no kuba agisida ukuntu umuntu akwikuraho mpaka ntabwo njya numva nyine ko ari agisida yo kuryamana n'umuntu ntabwo byemera ko kuryamana n'umuntu ijoro ryose buke mu gitondo ari agisida cyangwa yakwikureho umuntu akaza akanaguta
ibaza ari impanuka yabaye guhera mu gitondo guhera nijoro kugera mu gitondo usaba hapfuye abantu bangana iki. Hanyuma birabaye ubuzima bwa Salima nyuma yaho bwaje gukomeza gute? Ubukwe burapfuye, noneho bupfa n'urukundo rusa naho rubabariyemo, waje kongera gusubira mu rukundo. Ese uwo muntu waguciye inyuma ko yari yaguciye inyuma akaza kuvuga ko afite n'umwana kandi nawe wari umufite, ntabwo byari impamvu yo kumwumva? Oya, njye ndiga ntabwo nababajwe nuko afite umwana, ntabwo ibyo byambabaza pe. Naramubwiye ntabwo ari ikibazo cy'uko ufite umwana, iyo uza no kuba umufite ukabimbwira, ubaza umuhungu utinya kukubwira ko afite umwana kandi azi ko nawe umufite. Ubwo nyine ibindi byose nabyo byose abiba ari ukubeshya, nta kuri kuba kurimo. Umuntu yakibaza ngo abantu bakundana imyaka igera kuri iyo yose babeshyanya bigakunda? Burya umukobwa umuhungu ubeshya arusha umukobwa. Umuhungu aba yarifashe akazi akakuha kagukunda, sibyo? Ntabwo uba waragiye nk'umwe wenyine aza afite gahunda ko kagukunda. Ngo ibibazo umuhungu ufata icyo gihe cyose akavuga turi umukobwa ngo kumwicira ubuzima. Abatandukanye nawe mukobwa kuko umukobwa we akenshi uba wanamwizaniye. Nyine urabireba. Mbese ubwo iby'inkwano byaje kugenda gute? Barazishubije bya bintu wari warishyuye byagenze ngo inkwano ngo ibyo deni n'amafaranga ntabwo uba ukiyafite, sibyo? Yarishyuye, waraguzemo ibikoresho, warishyuye sale, ibiki kuko n'ubundi ubukwe nyine umuhungu afata kimwe n'umukobwa agafata ikindi. Nta kibazo tubyihorere. Nta nubwo nyine ibyo ngenda nabitekerezaga mu mutwe ngo amafaranga nyine nifitiye agahinda kanjye nahise mvuga ngomba gufata igihe nkabanza njye ubwanjye nkitekereza menye se ndi mu biki, ibyo ndimo ni ibiki, kugira ngo ujye gufata umwanya usubire ku murongo uvuge ngo ukwiye kongera utangire akazi usubire mu buzima bwawe busanzwe. Wari wamaze kwishyiramo ko ugiye kuba umugore, wari waramaze kwishyiramo ko ugiye gushinga urugo, bari ikintu nyine gikomeye cyane. Gusa buri musore wese mana ijya ibavugiramo nyine akora ikintu yumva kiri ngombwa. Wigeze wicuza se ko wahagaritse ubwo bukwe? Ngo nicuze mvuge ngo nza ubwo uriya mwanzuro nafashe buriya wariwo? Oya, ntabwo njya nicuza ku mwanzuro nafashe. Ntabwo njya nicuza ku mwanzuro n'umwe nafashe. Oya, ndi umuntu ufata umwanzuro. Hari igihe ikosa ribaho nk'iryo ngiryo rinakomeye ariko warikoze wenda akaba yaza kwisubiraho n'akavuga ati ariko bya bintu nakoze koko sibyo. Niba koko yagashorega kwisubiraho si ikimenyetso cyakwereka ko yisubiyeho ni iki? Kuko nyine ndashaka no kumuha umwanya ntabwo wabibona. Ntabwo ati nunisubiraho zisubiraneho n'uwo nguwo menye ko ari amakosa. Hari ibintu nk'ibyo rero biba bigasanga utereye icyizere abantu bose, nyamara niko ubibona kuba wababazwa rimwe biba bivuze ko n'ubutaha bizongera. Hari naga abantu bose turi bamwe. Hari umuntu uvugisha ukuri, gusa nyine wowe wababajwe biragora ngo itongere wakire undi muntu, ariko nyine ntabwo biba bivuze ko utazongera gukundana n'umuntu. Gusa uko mwakundana kose ariko uhora ufite amakenga, uyu nawe yaba ameze nka wa wundi, kumwizera rimwe na rimwe ugasanga biragoye. Ariko iyo ugize amahirwe nyine ugahora wenda n'umuntu ugukunda akabimenya ko iyo n'ikintu nk'icyo ataje kukubesha aragufasha bigashira. Ibaze wa mugani itariki y'ubukwe yari yagiye hanze muri karitsiye, amagambo aba ari menshi, uyamanaginga gute ubukwe bwo kwa kana bwapfuye? Ubundi tugenda ugafata imodoka ugatega ugashaka aho ujya ukaba uhunze. Ntabwo biba byoroshye ariko ubuzima n'ubundi burakomeza. Hanyuma ubwo bukwe bupfuye cyangwa kuva utandukanye n'uwo musore ashize igihe kingana iki? Salima yongeye gusubira mu rukundo, ubu bimeze bite? Banandukanye ntabwo ari kinini cyane, gusa si na gitoya. Ubu ndi umuntu umeze neza, nta kibazo mfite. Gusa gusubira mu rukundo byo
ntabwo ari ibintu nteganya ngo niba ari ibiza nyine ngo bizaza igihe ntazi ariko ntabwo ari ibintu nteganya. Ntabwo ari ibintu uteganya. Wa mukobwa mwari inshuti se byari kugenda bite? Ese ubundi hagati y'uwo musore n'uwo mukobwa n'inshuti yawe urenganya nde? Ndenganya nde? Rega nabikubwiye umuhungu niwe ufite ikibazo kuko niwe utereta niwe ufata intambwe akajya kubwira umuntu ko ari n'ukuntu ariko n'umukobwa kubera ikigeragezo akaba yaza wenda akahaguma ugasanga akomeje. Rega ubundi ikintu cya mbere cyica ibintu iyo wahaye umuntu igihe none se utamuhaye igihe akakubona nawe nyine uba ubishaka. bose baba bakubeshya baba bakuryarya nta n'umwe uba ugukunze kandi nanone n'uwo mukobwa nawe ntabwo yabyifuzaga kameme avuga ati umugabo twabyaranye agiye gushaka undi mugore kandi nawe yumvaga adashaka umuhara wenda niwe ku giti cye ko ntabwo nzi ibyo yatekerezaga ariko kuba baragize ntabwo nawe nyine yabishakaga. Umukobwa se uramurenganya cyangwa mwarakomeje muravugana ubucuti bwawe n'uwo mukobwa wundi we baremeza ubwo twavugana iki? Agutwariye umugabo? Oya ntabwo ari uko yanwariye umugabo yego nyine twabaye inshuti biri aho ntabwo yari inshuti yanjye cyane ku buryo ari ya nshuti tuvugana buri muziranye niko nabivuga. Niba ari inshuti yawe n'umuntu muziranye ntabwo twavuga ngo dukomeze ngo tuvugane oya n'ubundi hari ukuncaho bite ni byiza ntabwo umuntu twavuganaga kuri telefone gusa ariko nari muzi. Yego. Salima nyuma y'ibyo bintu byose yaciyemo wajya atekereza kuzongera gushaka umugabo? Nabikubwiye ntabwo mvuga ngo ni ikintu ngo ntinzeho cyane ngubu gahunda mfite ni ukuvuga Imana nimfasha nyine ubuzima bukagenda neza numva bizaba bihagije. Umugabo ye nikigera azaza ariko sinzi iki gihe ni ikihe. Urukundo se urusobanura gute Salima? Uranga urukundo rwihanganira byose nibyo cyangwa se? Urukundo ruraryoha iyo ufite uwo mukundana bya nyabyo ariko niba bijemo ikibazo birakubabaza cyane ubyo ni cya kintu nyine kugira ngo igikomere ubana nacyo igikomere cyacyo ufite iyo nkovu isibe biragora kuko umuntu araza mu buzima bwawe akaza akabwangiza neza cyane ugasubira hasi ugatangira wiyubaka nyine. Ni ubwa mbere byari bikubayeho hose umuntu akagwemukira mu rukundo? Ni ubwa mbere. Ntabwo wigeze kongera kumenya amakuru y'uwo musore umuntu mukundanye imyaka ingana gutyo mutandukana gutyo bigahita birangira? Ntabwo nyine ureba i Kigali buri wese ari mu bye n'undi ari mu bye nyine ngerageza kuba ndi ku kazi kanjye ntabwo mba nshaka kubitekerezaho ngo menye ngameze ate oya. Iyo kunanye n'umuntu igihe icyo ari cyo cyose hari memories cyangwa se hari ibyo umwibukiraho bitandukanye uwo musore mwenda kubana nta kintu byo mwibukiraho? Nakubwiye nanjye impamvu natuje nyine ubundi hari ibintu tujya twibeshya ukagenda ugasanga umuhungu urasakuje nta kintu bifasha ntabwo namubwira ngo najya mubona ngo mutuke n'ubundi uko byagenda kose yigeze kuba buri kimwe ukeneye mu buzima. Numva nk'iyo myaka 7 umuntu nyine aba yarabaye buri kimwe ukeneye. Ese iyo bavuze ngo umuntu yabaye buri kimwe ukeneye bwa bivuze iki? Deni wa muntu nyine ukwitaho wa muntu uba uguhangayikiye ukwitaho akamenya umeze ute wariye urarwaye warwara ukabona nyine wa muntu nyine ubu ufata nk'ubuzima bwawe akabugira ubwe nyine akabwitaho kuruta wowe ubwawe. Ntabwo biba byoroshye kabisa. Hanyuma nyuma y'icyo gihe cyose ababyeyi ntabwo bajya bongera kubaza umukunzi se? Ababyeyi biteguraga ubukwe bakabona haciye igihe ababyeyi bakubaza ibyo ngibyo ari uko waberetse ngo uyu muntu turakundana umva nyuma yaho nagashaka ngo sari ngo gukundana ngo ufite ubwe nibiza nyine ubwo bizaza cyangwa nawe hari igihe babyamuca intege ko ati umwana wanjye byongeye bikagenda gutya? Ntabwo ushobora nyine kubw'amahirwe ukuntu ufite umubyeyi mwiza ntabwo ushobora
kongera agashobora gukomeza kwensista bikore oya ntabwo byoroshye kabisa ntabwo biba byoroshye ariko ibyo byose nyine ubicamo bikagenda neza none se umuntu mwari mwarabyaranye we ntabwo yarababajwe no kugiye gushaka undi ntabwo mbizi nabyaye byaramubabaje ingaruka ziba ari izihe gushaka n'umuntu mutabyaranye ingaruka ibibi byacu kuri njyewe se cyangwa ku mwana muri rusange ukurikije ko uwo mukobwa wabafatanye n'undi bari baranabyaranye bakaba wenda bashaka kongera kubana umuntu ugukunda agukundana na famiye yawe n'umwana wawe sibyo kandi bikagenda neza kuko aba yaragukunze nyine abizi ko umufite ikimenyetso kuri Salima cy'uko umuntu agukunda bya nyabyo ni iki ubu ntacyo nta kintu kimwe cyakwemeza ko umuntu agukunda urumva atari uzaza afite urukundo rwa nyarwo akabigenderamo se simbizi ariko nyine ubu ngubu nta kintu kinyanga umuntu ngo arankunda cyane hari igihe nyine usanga nyine kubera nyine ibibazo umuntu yahuye nabyo cyangwa se za deception zose yagiye ahura nazo kuko n'uwo ngorega nta kimenyetso na kimwe atanyerekaga cy'uko agukunda cy'uko ankunda n'undi se nawe aje nyine ariko ameze ubundi ikintu nahise no kuvuga ati ubwo nyine bizaza biciye mu bundi buryo njye ntazi azi ariko nyine usanga nyine hashobora no kuzaza ubu ufite nawe ugasanga uracyamufata nka wundi wa mbere abantu se barasa abantu ntabwo basa nibyo nakubwiye nubwo nyine bateye kimwe wese agira imico ye n'undi akagira imico ye ariko nta muntu wambwira ngo uriya muntu nkunda cyane ngo kuruta undi nta kimenyetso na kimwe nyine ndagishaka nkakibura ukurikije ubwo ari kububaransinga n'uwo nguwo nyine kuko ubwo muri icyo gihe iyo ugiye gutekereza ngo hari ikimenyetso cy'urukundo ukahita ushyiraho n'uwo nguwo uhita usanga nta na kimwe iyo ugereranyije n'uwo nguwo wagiye uhita usanga nta na kimwe no si iyo urebye muri rusange ubona ari abakobwa n'abahungu arakunda guhemukirwa cyane ubona ari bande utagendeye kuko byakubayeho ntabwo nzi ngo abakunda guhemukirwa cyane ni abahe ariko umuhungu wahemutse aba ari umwana mubi cyane kuruta umukobwa wahemutse ibyo ariko bihuje n'ibyakubayeho ntabwo ari ibyambayeho biri muri rusange none se ni wowe utereta ujya kureba umuntu nyine ukamubwira ko umukunda ibaze nk'iyo ugiye kureba umuntu ugamije kuzamuhemukira ibyo se bibaho umuntu ashobora kujya gutereta undi agamije kuzamuhemukira cyane rwose ntuse ugira ngo abagukunda ashaka kugukunda ariko bigaterwa no kugenda uhinduka nyuma icyo kiba kimuzanye bigaterwa no kugenda uhinduka nyuma ibimenyetso bya mbere watangiye kubona ubona uwo musore yahindutse byari ibi byari nyine hagitangira kuza inkuru y'uko tugiye kubana ni wowe wamuporopoje se oya ni we nisi byaje guhinduka gute kandi ari wowe wagusabye ko mubana nyine rega uko umuntu kose yakitwara hari ibintu kukuba ubundi hari ukuntu nyine umuntu aba ameze ku giti cye njyewe niba njye Salima nkundanye n'umuntu urumva sinshobora kwihanganira ko yanca inyuma ngo tubane pe nta nubwo urwo rugo nazarwishimira na rimwe nuko nyine ndemye hari n'undi ushobora kubikora akabyihanganira mu kabana bikarangira rero nko kugira ngo njye nkubabarire ntakubabariye cyangwa nyine ngo numve njye mfite amahoro yo mu mutima nakubwira ati rero ndakubabariye warabikoze tubyihorere ntitugire ikintu cy'umubabariye kubabarira umuntu wawe ati ndakubabariye ariko tubyihorere niba umubabariye mukomezanye oya nyine dushaka gukomezanya akishima wenyine ariko njye ndimo ndashiramo imbere ngaho ibaze iyo shusho gusanga umukobwa aryamye n'umuhungu ubwo se wajya munajya mu cyumba ukahita uyibona ntabwo nyine ari ibintu mbese ubwo waramubabariye cyangwa warengeje
ntabwo nakubwira ngo narengejeho ko naramuretse nyine agumana ubuzima bwe nanjye nkumva n'ubwanjye. Ariko hari igihe wenda zimwe mu mpamvu zishobora gutuma guca inyuma, hari igihe wenda ibyo ngibyo yagiye gushaka ahandi wenda wowe uba warabyanze ukamwita impaka tubanye, impamvu nanone zishobora kuba ari nyinshi. Ntabwo mbizi gusa nta mpamvu n'imwe yashobora gutuma umuntu aguca inyuma mu byumweru 2 mugiye kubana. Hari igihe nyine ashobora kuba ati wenda wowe ibyo nagiye gushaka ahandi wowe wari warabinyimye, niyo mpamvu naguciye inyuma. Aguhaye iyo mpamvu se yabitumvikana? Warabimwimye niyo mpamvu yaguca inyuma mu byumweru 2 se bikaba ari byo bintu umunanira kwihangana muri iyo myaka yose? Muri iyo myaka yose byashoboka ko hari igihe wihangana ukumva bigeze finale. Nuko byarabaye byararangiye kandi ebana yarambabaje. Nyine yakinnye nanjye ariko kubw'amahirwe ubu umeze neza kandi akomeye. Ntabwo biba byoroshye ariko ubuzima buba bugomba gukomeza, umuntu akongera akiyubaka kugira ngo wa wundi wagusize no mu bibazo nawe aze kubona ko umeze neza cyane. Ubu Salima ugiye mu biki muri iyi minsi bituma bakipe? Ni akazi, ni ukwitaho n'akazi nyine no kwita ku mwana. Ubuzima bugakomeza. Ubuzima burakomeza ntabwo bwahagarara. Yitwa Salima, niwe twarimo twiganira kuri iyo story ye. Ndizera ko wenda hari benshi bayanafashije nyuma y'uko n'ibyo bibazo bibayeho ubuzima bukomeza. Hanyuma wenda turimo turagana no ku musozo kugira ngo tugere kugira n'izindi gahunda zindi ujyamo. Inama sugira abantu niwo umuntu agiye mu rukundo yitwararika ibiki? Ntabwo nakubwira ngo uzitwararika ibi, buri wese agira uko akunda kandi muntu nyine ni umuntu ugukunda mukundana. Kuri Imana babashyiremo imigisha kandi nunahora n'umuntu akakubabaza ntuzihebe, wumve ko ubuzima burangiye, ubuzima burakomeza kandi ejo ni heza. Ejo ni heza, ntabwo ikintu kikubaho uyu munsi ngo ejo cyongereye kubicamo urego biragora, ariko ni ukuri iyo wamaze kubicamo biguha experience y'ubuzima cyangwa ukigira, hari igihe utigira amakosa yawe ukigira n'amakosa y'abandi. We hari ikosa se wishinja? Kuri we naryo. Uravuze ngo hari igihe wigira ku makosa yawe cyangwa ukigira ku y'abandi, wowe wigiye ku y'abandi? Njye nigiye kuye. Yitwa Salima, wakoze cyane rero kutuganiriza, turagushimiye. Twizere buriya ko n'ubutaha wenda uzongera ukatuganiriza wabonye akanya. Yego murakoze namwe. Turabashimiye namwe mwari mudukurikiranye, tukatubabwira ngo mukomeze kunogerwa n'ibiganiro yawe TV bibagezaho. Ndabashimiye cyane, nitwa Patrick. Reka dusubire mu biganiro byacu bitaha. Amahoro y'Imana abane namwe.